ariko rero muri no minsi twaguze n'ama uniform yo ni igiki iyi bayita touch simbibona nagabazungura muri Kigali twese twabaye abazungu nta muntu kiri umuntu ubwo kimaraga iki nicyo njya nguhamagaraho kwa Karoli duturanye niyo ukoreshaga ariko bikiramariye ubwo kiguraga ngahe miliyari oya nta miliyari cyose ukora ibintu ku giti cyawe kandi naraje ngo dufatanye tuzamura umuryango ntabwo nzareka kuvuga ariko uzi nibende nuko ni tonda naho azibesha urareba ko nawe wandusha imbaraga nakwikorera nkakujugunya hariya hepfo ndakubaha kuko uri umugabo wanjye ntabwo nkubahira ko ndusha imbaraga uretse sha unibeshye ugaruka utayazanye urambona dore utamwica si wabona utamwishera dore uko n'ukuntu kabaye keza ma reba cyose ku minwa n'utunyamugi ngo yageze i Kigali rero ego kambari we kambari kamatene niba nasoma tene yashatse neza umva nkubwire Rubizi ko ndi kambari muri uyu mudugudu turabizi Rubizi ko ndi kambari urabizi ko nta mugabo ujya umenyera ariko uriya mugore wawe yarananiye neza umugore uhangara abagabo kintu ari kwibwira ngo yibwirize cyo bagifungurira isakoshi y'umwana wanjye aka kanya koko ntujye unihishira umwana avuye mu mujyi nkubuje gute nje gutiki mboneye hehe ego bikiramariye bizabe amakurusha ayiga data ukanze kakwicisha ibi byatsi amakuru komera mwana wawe cyo ngaho uzi ko utatubwiye kuraza ntabwo nari kukubwira bizabe nuko wabaye nuko nanganye dadi wabonye ariko mana yasha Kigali rarera ni impamo y'Imana maze nawe uragenda ubaha iyo hirya urasinzira wibagirwa ababyeyi dore koko ewe nyoko si ibirora agiye kubona ndamukumbuye ngo twazi twatsi oya kazambwitwaze ndacashobora sisha mwana wanjye no kwira kubupfura mbona ushaje reka da ejo bundi nagiye gushaka akabingira hejuru mu rucama mugoro mukumanuka kwa iyi mvura mankandajya hano hari umututu ntabizi ukumbe harasadutse kubera inkwanga nari nkuyoboye kubera iyi nkuru ibiramurudukanye dore ritako ntabwo nkirirambura reka da yewe iyi nyokari komera niko rizabe ariko ntiwongere kunyita Elizabeth ubu nitwitwa Gogo ubu ndikwitwa Liza niko rizabe karami hayiga data we ariko nari ngukumbuye dore wavuye naho uri igikara wahindutse nk'ababe yonse gute amazi y'Ikigali urayoga ugacya subona na twaduhereye ndi kubona wahise uhinduka nk'ihoho ni impamo abasore b'Ikigali barane dore ndahira cyane bo batumye uhinduka uzi ukuntu wavuye n'ahasha uri n'igikara none wabaye nk'ababe yonse wajyana n'ikiminaji ni impamo uzi ukuntu amatama bwawe bwabaye wagira ngo uri rihana niyo mpamvu abasore b'Ikigali basigaye bantereta ngo ngwiki Elizabeth ndakwiyamye wa mukobwa we uzitondera abasore biyo higi Kigali batazatuma ucuyuka rwose nkabirwaga bari kugukabakaba rahira oya nabo dusengana muri korali ariko nabwo narabahakaniye mva mbese ko wavuye nahago mabere gahagaze gagwishijwe n'iki erega yukurara agenda nyine nayakura ndakwiyamye mwana wanjye uzambabarire witonde singo ukuri nditonda uzakomezanya uburere wakuye hehe ku babyeyi bawe
kandi uzakomeza umwari mwiza utamwazwa. Ubuse si ubona ukuntu mba navuye i Kigali nambaye papa. Dore izi nyambaro utangiye kwiyambikwa rwaje indara amazimba. Ntago waririmba muri korali yacu wambaye nabi. Ntajya uracaho muri korali. Najya niyihera. Meruke naho baga muri tureba inyuma. I Kigali si wagiye mu yihe? Yesu araje. Yesu araje korali. Nizere ko ubu rero mwana wanjye ujyana n'ikote kwahira. Eka jya none si ikibazo ni imbeho. Ariko abantu bageze mu zabukuru. Ariko n'imvura iri kugwa muri iyo minsi. Ahubwo se kunjwibagurirayo. Namwe imvura iracyari kugwa cyane. Si ukuntu usa n'amafaranga. Ubu nizere ko ujuje mwana wanje. Umva sinarabuza n'ikimasa cyo kwishira ku nka yanje. Urangurira inka ndabyizeye. Nje kurangurira inka mu rugo naho mituweli ntabwo twakishuye. Mbese ibibazo bya uziyigi byaragaterera nzamba. Ahubwo ncibutse sha kwa Kanyamihigo bahogoroye. Ubusubu bwatsi musiga. Oya reka tubanze tujye no kureba mama. Turatumaho. Ariko rero muri no minsi twaguze n'ama uniform yo. Ni igiki? Iyi bayita touch. Simbibona nagabazungura muri Kigali twese twabaye abazungu. Nta muntu kiri umuntu. Ubwo kimaraga iki? Nico. Nicyo njya nguhamagaraho kwa Karoli duturanye. Niyo ukoreshaga? Ariko bikiramariye. Ubwo kiguraga ngahe? Miliyari? Oya nta miliyari. Ariko irahenze. Ariko hari abantu. Nta nubwo we wayikora. Sinzi abandi bana mbonaga buzukuru bino hijya kwa Ruferedi nabo babifite. Yewe. Ese baraje mu kiruhuko. Ni baraje ariko umwe ari mageragere. Undi ngo nimba ari kwa Kabuga. Sinzi undi ngo nimba ari iwawa. Wajya bose ewe. Ari kuri musaza yararumwe. Yarahumaniwe. Hari n'igiherutse kwicwa n'urumogi. Ubwo abandi abo kubafunga rero. Ariko witwa Ntuzasibo ngo yarungurutse nyina mu bwogero. Ubwo rero usurebye ewe uramugabo yahuye n'uruva gusenya. Uribuka bicara ku muhanda najya nisohokeye ngiye muri korali bagaseka. Ngo nzatwarira. Koko saruhungo nawe ubundi twaramuhambye. Uyageze iwe ngo asanga umugore wari gukaranga intoryi zidasatuye. Abararucakiye ruvuye mu mavuta rusandarira mu kanwa. Amaraka garunuka. Ubwo twamubitse yejo bundi. Yewe ntakwicisha ibyatsi. Komera yewe. Sorry. Uno si umugore. Banaha nijoro ngo mbananyoye ndamaze. Ariko se mugabo mwiza urinda ubyuka witunganya ubugira ngo nkukorere iki? None si byo mba nkubwira sibyo? Ndakubwiye ngo ndakwiyamye. Aha ni wanje ni mu rugo rwanjye. Ni wawe ariko nini wanje. None se iyo ushaka ko habi wawe ntabwo baragumye wenyine wanzanye kugira ngo dufatanye. Ntabwo wanzanye kugira ngo habi wawe wenyine. Sinkakubwira ikibazo kandi nawe ukibona ngo urangize umpindura umunyabyaha. Umuntu azagukorera iki? Yego. Ubu nakubereye umugore mubi. Waje hano supe. None wagira ngo nsente uri igikara. None dore waratukuye urasa n'umuneke. Wenda wasanga ari na bwake ndwaye. Kuko ntahaha. None ko nguha n'amafaranga ukajyana ntuyagarure. Ari hehe? Ari hehe wagiye ugiye kuranguza ari hehe? Vraiment, je te dis qu'aujourd'hui c'est la dernière fois. Yego ye. Ndumva usigaye uri umufrasa. Ko nagushatse uri umunyarwanda wabaye umufrasa ryari? Kubera Minerva. None twebwe turinjije kuko ntacyo tuvuga. Bete. Ariko ibyo wigize narakoroheye ntako ntagize narakoroheye ndirya nkimara ukagenda ukirirwa iyo ukagena amafaranga ngo urangure ubu wayagarura wanyereka ibyo waranguye uzanye ibyo ari byo wabinyereka ariko navuga ngo ndi nyirashyano kubera icyo umbwira uko ari jye mubi ngaho nyereka ibyo uzanye mu byo waranguye binyereke. Aha ni iwanjye ni wawe ndabyemera ariko nakubwiye ngo iyo uza kuba ari wawe wenyine uba warandekeye iwacu wanzanye kugira ngo dufatanye ntago wanzanye kugira ngo mbi igikoresho cyawe nirirwe ntuneka hanyuma nindangiza ntunekere n'ubusa nta nishimye.
yego ese namenye iyo uba wiriwe mu biki namenye uba wiriranywe nande ndakubwiye ngo ntuzongere kurara unsakuzaho ngo ntaha nijoro ntaha mu rwanjye igihe cyose utashaka gushyira hasi ngo twumvikane igihe cyose utanyumva nk'umufasha wawe igihe cyose ukora ibintu ku giti cyawe kandi naraje ngo dufatanye tuzamure umuryango ntabwo nzareka kuvuga ariko uzi n'ibindi nuko nitonda naho azibeshya urareba ko nawe wandusha imbaraga nakwikorera nkakujugunya hariya hepfo ndakubaha kuko uri umugabo wanjye ntabwo nkubahira ko undusha imbaraga uretse sha unibeshye ugaruka utayazanye urambona ubu uyu munsi ntabwo ndi wa wundi ubibeshye ndakwikorera ugira ngo ndibeshye ndakwikorera ndambiwe kuzajya nkorera rubanda nkora wikorera ujyana aho kugira ngo ntere imbere nkasubira inyuma nta n'isoni nguramba ihu nundusha imbaraga ubikore ndakwemeza ahubwo uyu munsi urambona dore sha hano barandengereye ngo bari gukora imihanda bari kuzagura ubwo amarembo ko yabaye mato bari kuzagura sizo mihanda inaha zacaye indege makuru atawe baguhaye amafaranga rero yewe makura sinyoka ari mu biki uri hehe ma dore umukobwa wawe dore dore utamwica si wabona utamwishera dore ni wowe uko nukuntu kabaye keza ma reba tuzi wasize ku minwa nutunyamugi ngo yageze i Kigali rero ego ngaho uyu mwana wa ntuza umva ko kwasiteri yabanyihenuragaho bazongere bavuga cyo si cyo gira uteke mu muhe yitamirira oya ndamukumbuye mama dore mana ubaye muzungu reba ese nagusiga nkajya hema uko nukuntu musa ko witamuye reka unyavuye inahasa n'inzira kumbuye mama papa gufashe neza nyokosi maresi turemerana inyamunyiri kuziri guhira mu bitoki baruza rukaza rwivutagura ngo sinkibyara ngo nsaziye ku mwana umwe maze urishinga amagambo ga nyoko menze utaranicara ngo wiruhukire sha uyu so mwana wanjye mugabo mwiza egera hino nguhobera imbere y'umwana wanjye n'ubundi ne narabigambire mvuga umwana uyu munsi azagaruka n'ukuntu bavuga ibigambo ha murampobera si ntiwaraye ngundi ariko se nkugundire ngwino tubisohoze we nyoko rero buriya nyoko mugabo mwiza baromanti nyine hari i Kigali uvuga romanti teka vuba umwana yirire urukumva uraryikisha reka nyarukana utwatsi badameze bakumbuye amateke ageretse reka nsimbukana utwatsi meza amatungo ibyo by'ibyatsi wabivamo dore nyakora bagiye guta ubwenge nta ndwara njya no gukora ikintu ngo ku murongo kije ku murongo ubu bwatsi utabusandaguje ntiwabuha amatungo mama disi aracyari mwiza ariko wahisemo neza uko ni kuntu iwacu hahindutse dore rero iki kikoni ajya wajyana nacyubaka barakivuguruye ubwo ingurube zarabyaye zarabwaguye dore harimo inka iyi nka rero ni wa muntu nararagije yaranzituriye ubwo haruguru naho hari ihene mbese nibi twiberaga mu by'ubworozi ariko nshaka ngo umfashe unyubakira igipangu sha ntabwo nshaka uru ruzitiro abantu basigaye baraza bakarunguruka kandi ntabwo nizeye imitima z'abantu bina ntibazangirira nawe nshaka igipangu siningi yanjye erega bizagenda biza bizagenda biza tugereka ku buryo uzajya uzamuka hamwe ujya n'ahandi hakabiri ntabwo wancika usize udahinduye ibintu hano makura tawe wiyicariye rata wishinga nyokosi ariko se uricaza umwana hanze mwaje imbere mu mbere si imbere hano mareka tubanze tuganire siniko makura uwo mwuzukuru wawe ibi bintu byawe si nk'ubu yajya arareka gupfusha ubusa amafaranga ntusaje kubicuruza giheke arabicuruza ariko nawe yego bikirama erega niwacu ahubwo birahari ahubwo mpaho nanjye ngiye kugajya urumva ushaka kurya ibigiye kamwe bijya cyane birakugwa nabi mu nda
amavuta y'i Kigali siyo yo mu cyaro hafi ariko umwana wa yewe tuze mangati iwacu wamuha agapfa kwihwitagura nyuma arabishobora Kigali muhatemagura nagabayo yewe mureke ni nyuma impombereza umwana yego rata yewe Elizabeth hey mukomere iyo hirya mu mugwa none se uracyaye kinyakumbati cyangwa kasho muzanira iki ubonye nakabonye amenye asigaye anandya ariko nyoko agwa cyane siku utajyaga goma shamadukara n'igihe mama urakoze n'ukuri gusa umuzaniye iyo ngeri iyo umuzaniye agace gato ayo we wumva izo minwa se ntabwo bijya bivaho uzi ko nakubonye nkajya ngo wakoze impanuka ntabwo we nshaka bugine cyo mwana wa uzi ko mba nkakumbuye iyo Kigali bwa rero ikintu cyanyobeye nukuntu yavuye n'ahasa n'inzipi angana na Marie Jose none ndebera reba ibintu utabonye sinzara ego bikira Marie usize sazi nibiki washizeho ma muri korali barabidutegetse mutware mwiza korali ntangiye gukemanga umukobwa wawe iyo korali iratuma mugira inzara nk'izibigona niye korali kandi rega dore shahu ntitwanze kuje iyo hirya mu mije ariko jayo uzi iki kujanye ko ari ugushakisha mugabo we reba turarigushije Elizabeth rahira ni korali yabivuze ariko ntacu nasi ubwo niko niyo modeli y'umuje reba ukuntu mu mugoroba ababyeyi banyiha none nibabona uyu mukobwa wanjye n'ibi bisongo by'inzara azanye mu cyaro se yagutwaye iki atamira kumbatira yewe nyoko mureke nyoko uranyoko nyoko ibintu nyoko abayumva rero ko abantu bose bahora muri digital wa mugabo nawe ukunda ibigezweho ubwo nuko uzi ko afite amafaranga kisina n'umwana reba izi mitsatsi reba ukuntu mu masa nyorotse nose ni gute bitajana n'izo nzara ndi kibintu uko zimeze nk'izibisiga yewe reka ngereke komera reka ngereke ibishyimbo nze sabwo kutama washira iyo shakoshi si mu nzu urakomeza kuyihagatira kandi wageze mu rugo oya ntabwo reka ndebe ese ya makaro yishire mu nzu sha yishire mu nzu yishire mu nzu yewe cha komera mwana wanje yewe kaneba ikijigo canje ahantu kiri uburezi sayo ntatumuye agatabi nekaga niba ari uburozi niba wese bigenze bite kandi kambari komera kamba ibiki nta mikomerere nta mikomerere byagenze ariko niyongera kumvugaho we inde se kandi ni wa mugore wanjye baba ese n'umugore wawe agiye kunkura ku isi ngo ntabwije ngo nywera amafaranga ngo kandi munamuhaye arangura ese abagore b'iki gihe bagira ngo tuzabagire dute ubwo uzi icyabaye ejo bundi nanywereye iwe yaranyishe yaranize yarankuye mu mwuka ni ukuri uriya mugore yigize intare y'ingore ego umugore ukubita n'abakiriya wabwirwa n'iki mutararana mu buriri ngahe baze none tubaye turara wagize ngo cyavuga nibura n'akabezu cyangwa se mfumbata no naho bigeze se karabaye numva ukuntu isi imeze koko kambari we kambari kamatene niba nasoma tene yashatse neza umva nkubwire ntubizi ko ndi kambari muri uyu mudugudu turabizi ntubizi ko ndi kambari urabizi ko nta mugabo ujya umenyera ariko uriya mugore wawe yarananiye neza umugore uhangara abagabo
wazamubitiye urushyi nibura rumwe se ntabitinyuka se ntabitinyuka ko yigize jetire uriya mugore wawe ararenze cyakora nibyo ahubwo ni ugucisha bugufi ahubwo atazakumara nk'umwuka darura nisaziye ni nayo yayo ubwo rushyi mvuga urumukubise nyuma nkahagusanga nanjye naguha izindi nk'eshatu cyangwa enye nubwo tugirana ibibazo ariko naramushatse none se shakama niko wowe umanutse iyi nzira nta makuru ya bijiyobija nta kintu wamenye ese ubundi uracyaba muri uyu mudugudu wasigaye wirwa mu nduru n'umugore wawe ntukimenye ibyabereye mu mudugudu uzi ibijiyobija yadukiranye byarangiye ate we n'umukobwa we umukobwa we yazanye amafaranga ateye ubwoba ubu bijiyobija aragendera ku rutaro umukobwa we yaje niba ngo yaturutse muri Amerika niba ngo yaturutse hehe icyo yazanye amafaranga agashanda ba bijiyobija ntawe uri mu mukire rwose ntabwo tumukira wagacumuye ahubwo se nta kuntu twajya kumutuma akatugurira agacupa reka nkubwire wumvise kugenda duhekeranye yabonamo ikindi kintu kindi byaba ari byo ahubwo ntumvugishe Part1 nanjye ndaje mu kanya nanjye ndaje Afisha aca bwana we muzi igihe yagereye aha nta kintu ari kwibwira ngo yibwirize icyo bagifungura gushira umwana wanjye akakanya ko nishira umwana avuye mu se nkubuje gute cyakutiki mboneye hehe kuhengereza gukubita mu makote kwirwa kare gucyaba gusa ntiwagira icyo ukora ukirangamije nk'umutima dare ubu wabona inkono idashiriye gushakamo amafaranga si amafaranga ubonye ndi gushakamo amafaranga saza wanjye wiyubaha maze rero ndakwiyamye wa mugore we ndamazi si ubundi si umwana wanjye ubu nta nzoga iri hariya mu nzu ubu ni umururumba w'inzoga nese we yaje reba igihe yazi nta n'ikintu ari kwibwiriza nk'umbone ko wenda mu mutwe kuvuga ati mfite data wenda data agize ate mbese wenda uko agize ubu uragira ngo nteranye n'umwana wawe cyo jana se cyo janara aha afite abarinzi ntubone naguhobeye niyoberanye wakinyangamugayo aha hose mu tubari hose barambwira ati umugabo wagiye gusaza nabi wamvanaho izo nduru wa mugore wamvanaho izo nduru ngiye gusaza nabi si ndamaze caje nabi kwaskose hariyo banga amafuti y'umugabo nibwo buryo ziba tuteka vuba se umuntu yitamirire hewe si turarishikira ariko ukuntu yabaye akayobe kwa mugabo ugira amanyanga usazanya amanyanga ndagira urantunara usazanya amanyanga pe yewe mbonera abahungu Elizabeth we yewe usaza koko ngwenge se shira nyirayo yapfuye